kuba nyinshi, ari nako ibihugu byinshi bigenda bishyiraho ingamba nshyashya mu rwego rwo kwemerera ifaranga koranabuhanga cryptocurrency, ari nako ifaranga rya Pi Network naryo rigenda rifata umuvuduko munini cyangwa se rigenda rivugwa cyane, dore ko abarenga miliyoni 100 ba downloadinze application ya Pi kuri Play Store, ari nako kuri App Store abakoresha iOS ngo iPhone nabo bagenda biyongera. Ni umubare munini rero, ari nako nyiri Pi Network wita Dr. Nicholas nawe agenda atangaza ibintu bitandukanye, aho ngo bageze mu byo enclosed mainnet, hariho bari gukora ama KYC, abandi bagenda bakora ibyo bita migration, bavana amacoin yabo bajyana muri wallet, then kugira ngo bategereze icyo bita open mainnet. Open mainnet rero nijya kugera ahangaha bamaze kumininga rero, cyangwa se bamaze kuzuza ama KYC n'ibindi, ndetse abujije ibisabwa byose, bazafata coin zabo bafite bazijyana ku exchange. Ubwo exchange ubungu hari amasoko yagiye atandukanye, hariho nka izo bita za Coinbase, hariho nk'izo bita za Binance n'izindi. Gusa ari nako community igize iri faranga cyangwa se igize application ni nako nayo igenda ishyiraho ingamba nyinshi zitandukanye, nako igenda itangaza igiciro cy'iri faranga rishoboka ko ngizaba ifite agaciro kagera ku 314,459. Gusa hari n'abavuga ko izafite byura amadolari 318,59. Ibi rero babigenderaho kuko mu musanzwe ubundi mu mibare bavuga ko Pi ifite agaciro ka 3.14 mu mibare. Kubize rero ibijyanye n'imibare murabizi ko Pi iba ifite agaciro ka 3.14. Ibi rero biratujyana ku kwibaza ese igiciro kizaba kimeze gute. Nta muntu bize, bizatangazwa. Igiciro kigenwa n'abakoze iri faranga cyangwa se community iri inyuma y'iri faranga. Nshimira buri umwe wese ukomeza gukora subscribe. Ubwo kuba afite ibibazo n'ibitekerezo tugomba kugenda tubisubiza muri comment, cyangwa se tubakurira video zigiye zibisobanura. Rero iri faranga kimwe mu byo wamenya ni ukuvuga ngo rimaze kugira abantu benshi cyane baryinjiyemo, kuko abaturage barenga miliyoni 60 bamaze kwinjira. Ikindi ni ukuvuga ngo mu 2019 nibwo ryaje. Ikindi ni ukuvuga ngo navuga ko ibihugu 233 ari byo bimayininga iri faranga. Ibihugu nk'Ubuhinde, Nigeria, Indonesia, Amerika n'ibindi biri mu bihugu bifite abantu benshi bamayininze iri faranga. Muri East Africa naho hari ibihugu bigiye bitandukanye bigenda bimayininga iri faranga, ari nako bari mayininga biyongera. Ubwo rero nshimiye buri umwe wese wakoze subscribe guys, ndabashimiye, kandi mwibuke gusharinga, kurikinga no gutanga ibitekerezo kugira ngo tubashe kumenya ibikurikiraho. Imana ibarinde.